noise. Abantu barasakuza cyane kuri social media. They make a lot of noise. That's why for us we bring the condolences. Barasakuza cyane everyone is saying. Azanye bigaragara kugira ngo abantu bose kuri social media babibone. I want to hand over this money to our auntie here. Ashaka gushyikiriza ababyeyi bamureze iyi nkunga cyangwa se this money is from the Ugandan community and they loved Gogo so much. Nabo mu muryango w'Abagande babahaye iyi nkunga kugira ngo kubera ko babereke yuko bakundaga Gogo cyane. Thank you so much for raising a superstar. Mwarakoze cyane kuzamura umwana w'igihangange. One last thing I would like to tell the people of Ramagana. Ikindi nshaka kugira ngo mbwire abantu b'i Rwamagana. This place had Gogo. Aha hantu rwose hari hafite Gogo. Gogo was known all over the world. Gogo yaramenyekanye ku isi hose. We can produce another Gogo. Dushobora kuzamura undi Gogo hano. From this place. Uturutse hano hantu. So I want all the young musicians here fight hard and we produce many Gogos from this place. Nimuhatane cyane urubyiruko rw'inaha maze musimbure icyo Gogo yakora. Because Gogo has put this place on the map, so fight so much to keep Gogo's legacy moving and going forward. Yagaragaje hano hantu ku ikarita y'isi, nicyo cyuma ugomba gushyiramo imbaraga kugira ngo hano hantu hakomeze hagaragare ku ikarita y'isi. One last thing, because I'm a musician from Uganda, I would like all of us to do one thing for Gogo. Every day I need the blood of Jesus. Every day I need the blood of Jesus because He is good. Because He. Ramagana, come on. Every day I need the blood of Jesus. Thank you so much. Rest in peace, Gogo. Reka Gogo aruhukire mu mahoro. Yes. Tubahaye amahirwe kugira ngo basubire muri Uganda kuko bararara basubiyeyo. Nibura y'umunota umwe mwumve icyo avuga. Iminota mike cyane. Praise God, everybody. Imana ihabwe icyubahiro mwese. I wasn't even planning to say a lot of things, but I want to tell everyone ntago napanga kuvuga ibintu byose ariko ndagira ngo mbwire buri wese uri hano that Gogo's second home was Uganda. Gogo urugo rwa kabiri hari muri Uganda. Ugandans fought too much that they really worked so much to make sure that Gogo's body returns home. And I want to thank them. Abaganda bakoze ibishoboka byose kugira ngo umubiri we ube wageze hano, ndashaka kubashimira mu izina ryabo. And I want to thank these people who gave me condolences to bring to Gogo's family. Ndashaka no gushimira abantu banyihanganishije ngo nzaze mbwira umuryango wa Gogo ngo mwihangane mukomere. Levikson is a musician in Uganda. Arwitwa Levikson ni umumizisiye cyangwa se ni umuhanzi muri Uganda. Fasil Safaris. Uwitwa Fasil muri Safari. Joan from UK. Joan uva mu Bwongereza. Spamania. Osbat. And so many others. N'abandi benshi babihanganishije ngo mukomere. I would like to ask my manager to give me the money that ndagira ngo nsabe manager wanjye azane inkunga envelope y'amafaranga yashaka kubagezaho. It is not in the envelope because in our country we give money whenever condolences. Umuco wabo ntago batanga because social media these days talks a lot of, they make a lot of noise. People on social media make a lot of noise. Abantu barasakuza cyane kuri social media. They make a lot of noise. That's why for us we bring the condolences. Barasakuza cyane everyone is saying. Azanye bigaragara kugira ngo abantu bose kuri social media babibone. I want to hand over this money to our auntie here. Ashaka gushyikiriza ababyeyi bamureze iyi nkunga cyangwa se this money is from the Ugandan community and they loved Gogo so much. Nabo mu muryango w'Abagande babahaye iyi nkunga kugira ngo kubera ko babereke yuko bakundaga Gogo cyane. Thank you so much for raising a superstar. Mwarakoze cyane kuzamura umwana w'igihangange. One last thing I would like to tell the people of Ramagana. Ikindi nshaka kugira ngo mbwire abantu b'i Rwamagana. This place had Gogo. Aha hantu rwose hari hafite Gogo. Gogo was known all over the world. Gogo yaramenyekanye ku isi hose. We can produce another Gogo. Dushobora kuzamura undi Gogo hano.
from this place. uturutse hano hantu. So I want all the young musicians here fight hard and we produce many gogos from this place. Nimuhatane cyane urubyiruko rw'inaha maze musimbure icyo Gogo yakora. Because Gogo has put this place on the map, so fight so much to keep Gogo's legacy moving and going forward. Yagaragaje hano hantu ku ikarita y'isi, nicyo cyuma ugomba gushyiramo imbaraga kugira ngo hano hantu hakomeze hagaragare ku ikarita y'isi. One last thing, because I'm a musician from Uganda, I would like all of us to do one thing for Gogo. Every day I need the blood of Jesus. Every day I need the blood of Jesus, because He is good. Because He, Ramagana, come on. Every day I need the blood of Jesus. Thank you so much. Rest in peace, Gogo. Reka Gogo aruhukire mu mahoro. Yes. Dusezera abantu baturutse Kampala, nitwa Rukundo Fred. To those from Kampala, his name is Rukundo Fred, abenshi bazi nka Fred Muziki, who is known by name Fred Muziki. ndumwe ku bantu batangiranye na Gogo umunsi apfa. I am among the people who started with Gogo's death, the very first day she died. Kuva umunsi Gogo apfa baraduhuruje. From the day that Gogo passed away, they started calling us. Gogo nta kuntu namwitaga, sinari manager we, sinari, ariko nari supporter we, nari umufani we. I couldn't call Gogo anything else. I wasn't her manager, but I was her supporter. Twebwe Uganda, iyo umuntu je nk'umunyarwanda utuye Uganda, For us Rwandan living in Uganda, iyo umunyarwanda avuye inaha akajya Uganda, whenever any Rwandan comes from here and visit Uganda, ari umuhanzi genda umupromoter abahanzi, whereas they are artist, I am an old artist promoter, kandi negura n'ibitaramo, and I organize crusade or concerts. rero umuhanzi agiriya turamwakira cyane. Whenever an artist visits the Uganda, we warmly welcome them. Ni muri ubwo buryo twahuyemo na Gogo. That is the way I met Gogo. Gogo nasanze ari umuntu ukunda Imana cyane. I found that Gogo loved God. Je negura ibitaramo mu maba, I organize concerts in bars n'ahatari mu bubari, and even out of the bars. ariko nigeze gusaba ngo Gogo aze aririmbe, kuko Gogo abantu bamukundaga si abantu b'itorero bonyine, n'abantu bose, ari abasinzi, ari abaramya Imana, bose n'abana n'abakuru bamukundaga. So rero ndabasaba nsoza, nsaba management ngo Gogo aze aririmbire nibura abantu mu gitaramo cyacu. That was me who invited Gogo to come and sing for people in a bar. It was a concert. Baranze. People refused. Na Gogo aravuga ati genda umukozi w'Imana, buse n'injya kabari. And Gogo said, I am Christian, I cannot sing in a bar. Buse n'injya kabari. If I sang in a bar, what will people say? Rero ndashimira Gogo kandi nzi ngo Gogo hari ari mu ijuru. I thank Gogo and I know Gogo is in heaven. Kandi twamuherekeje n'impamvu, we have accompanied her. That's why twebwe aba Uganda nibura, I said Ugandan, hari abari ku mupaka babujije kwinjira kubera ibyangombwa. There are people who are hindered by haje abantu barenga 40. Only 40 people came to Rwanda. Yes. From Uganda. Abageze hano ni bake, abandi baracyari mu nzira. Few have arrived, but others are still at the border because of the time. So because of shortage time, twebwe twamutangiranye kuva umunsi apfa, we started from the day of dying kugeza hano until today here. Abantu ba Uganda, those who are Ugandans, bakoze cyo abanyarwanda. Let me tell you what they did and you didn't do here in Rwanda. Although the time doesn't allow, let me say so. Nta muhanzi w'u Rwanda, no artist, Rwandan artist, nabonye I have ever seen uvayo ngo duhamagara dufashe turi muri Uganda, who invited us to come and contribute when we were in Kampala in Uganda. Abahanzi ba Uganda nibo babikoze, only willingly the Ugandan people and their fans and her fans. I don't know if the Rwandan artists have contributed on this funeral, but let me say this on the media cameras. Abahanzi b'u Rwanda, please, artists, Rwandan artists, mufashe Gogo family ye, please contribute and support families, Gogo's family.
ndetse nsabe n'undi ushoboye, and whosoever is able to, mufashe family ya Gogo, please support Gogo's family. Turashimira management ya Gogo, iyitamo management ya Gogo nago twese twakamumenye. In addition to this, we appreciate for whatever the management, Gogo's management has done. Gogo twamumenye kaza hano because we know umugambi w'Imana kugira ngo came here because of the plan of God. Ashyingurwe nk'intwari, to be buried as iyo Gogo muri yagwa hano ukuntu mbireba a heroine. Ndabona wenda atakabonye wenda na kesi no kwifatanya n'umuryango. Mwakoze, arakoze cyane, ibyinshi mwabikoze. Amen. Ntabwo twavuga ngo tuburi gushimira abahanzi, kandi arakoze nawe kubashimira. Ibindi byo burya umuntu wese, nashimye icyo inshuti yanjye yigeze kuvuga, umuntu wese agira ikizamwica, akagira aho azagwa, akagira n'umunsi. Birumvikana, biriya byose biraba. Inshuti yanjye, umuntu wese, iki nicyo Imana yari yarandikiye Gogo ngo agwe Uganda, ibifite impamvu yabyo. Ntabwo rero twareba mu mitima y'abantu ngo tumenye ikibarimo, ahubwo Imana yo mu ijuru yireba ikiri mu bantu. Yashimye ko Gogo urupfu rwe rubera Bugande kugira ngo turebe ubutwari bw'Abagande. Mubashimire cyane, nimushaka mukoma amashyi nta kibazo. Mubashimira abahanzi. Jewe umunsi wa mbere musoni mvugana nawe ambwira umukuru w'umuryango hano, naramubwiye nti bariya abantu b'i Bugande, bariya abahanzi, bariya abamanager n'abandi nibo bapfushije cyane kuturusha.